hanyuma iri jambo ubwo narihabwaga mpabwa n'iyi message, Imana yarambwiye ngo hari abantu benshi bategereje, babwiwe ko Imana izabagira neza, bategereza bihanganye. Mu kwihangana kwabo haza bibananiriza mu rugendo. Shalom, 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 shalom. Tubahaye ikaze ku kiganiro cyacu ku buntu bw'Imana TV. Twongeye kugaruka twabwira ubuntu bw'Imana nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nyabyenda Leonidas uje kubabwira ubuntu bw'Imana. Reka tutangire dusenge. Turagushimiye uhoraho umubyeyi wacu, habwa icyubahiro nyine ngabo. Turakwinginze data ngo tubabarire kandi utweze udukiranure data. Amaraso ya Kristo natubonekeho muri kano kanya, maze Mwuka Wera yururuka abane natwe. Mwuka Wera yururuke agendere buri wese uzakurikirana kino kiganiro, kugira ngo abashe kwakira Mwuka Wera, kugira ngo abashe kuyoborwa na Mwuka Wera. Ndakwinginze data uzamuhe gukomeza kutwumva kandi no kujyana ubutumwa bwacu, kugira ngo umufashe kandi ubuhindure imibereho ye, maze abone amahoro y'umutima. Data ngwino ubaye natwe, tubire byose nk'uko uri byose, mu izina rya Yesu, amen. Karibu umukozi w'Imana. Ndabizi ko ari Imana gukize ku mutima, kandi Imana ishaka kugira ngo itorero cyangwa se itorero buno abantu bayo bamenye ikimana ibashakaho n'ikimana ibatumyeho. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha, kandi ubwiza bw'Imana bukomeza kubana namwe. Nongeye kugaruka muri studio z'ubuntu bw'Imana TV kubwo kugirirwa umugisha n'Imana. Ubwo nari ndimo senga, Imana yakomeje kubana nanjye, ariko mu kubana nanjye ntago ari byo gusa, ahubwo yanavuganye nanjye. Hanyuma ikimana yabantumyeho abantu mukurikiranye ubuntu bw'Imana TV, inshuti ziri mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku mugabane wa Afurika, abari mu mugabane w'i Burayi, umugabane wa Amerika, ndabizi muri benshi mudukurikiranye. Ariko ndagira ngo muri aka kanya mbagezeho icyo Uwiteka Imana abantumyeho. Murakoze. Yego. Ubwo nari ndimo senga, nagize umugisha wo kubana n'Imana. Imana yo mu ijuru irambwira ngo genda usange abantu bakurikiranye ubuntu bw'Imana TV, ubabwira yuko basenze igihe kirekire, mu gusenga kwabo bakarindira ibyo basabye ntibabibone. Ariko nkomeje gusenga n'abaje Imana icyatumye ibyo byose biba, mbaza Imana inzira Satani yaciyemo afunga ibintu by'abantu bakurikirana ubuntu bw'Imana TV. Imana iza kumishurira irambwira ngo genda ubabwira yuko ndi Uwiteka Imana mbahaye urwandiko rubakura mu gahinda Satani yabateje k'igihe kirekire. Hanyuma nkomeje gusenga, Imana yampaye ijambo riri mu gitabo cya Yesaya ibice 14 umurongo wa 24. Reka twumve icyo havuze. Yesaya ibice 14 umurongo waho wa 24. Haravuze ngo Uwiteka Nyiringabo arahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Amen. Amen. Hanyuma iri jambo ubwo narihabwaga mpabwa n'iyi message, Imana yarambwiye ngo hari abantu benshi bategereje, babwiwe ko Imana izabagira neza, bategereza bihanganye. Mu kwihangana kwabo haza bibananiriza mu rugendo. Ariko nkomeje gusenga, mbaza Imana, ndayinginga nibaza nti Imana, ufite gahunda yo kurangiza ibirushya byateye abera. Imana irangije iransanga, nibwo yambwiye ngo genda ubabwire ngo ndi Uwiteka Imana, uko nabitekereje niko bizasohora,
kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Imana irambwira ngo abo bantu hari ibintu bigera kuri bitatu barimo bagenda nabyo uyu munsi wa none. Icyambere Imana yarambwiye ngo abo bantu Satani yabateje akaga k'ubukene. Icya kabiri Imana irambwira ngo abo bantu bari guhura n'ingorane zikomeye cyane, ariko nabwiye ngo mu ngorane wowe unkurikiranye ku buntu bw'Imana TV uri guhura nazo, Imana yakuntumyeho muri aya mavuta njemo, irambwira ngo uko yatekereje kukugira niko bizasohora. Nubwo witegerezaga ukabona umugambi w'agahinda urasohoye kuri wowe, ntabwo umugambi w'agahinda ugisohoye, ahubwo umugambi w'Imana urasohoye. Umugambi w'Imana uragaragaye, umugambi w'Imana urakoze. Imana irambwira ngo uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure. Shitani yarakomeje kubariza, ariko yabarindiye mu marira niyo yafashe icyemezo cyo kubantumaho. Irambwira ngo ntabwo ari uko bizaguma, ntabwo ari uko bigomba guhora, ahubwo ifashe umwanzuro wo kuza kubarinda no kubarwanirira no kubarengera mu gihe cy'amarira mwarimo muririramo. Imana irambwira ngo icyo gihe ikibakuyemo, ndabwirwa ngo mwakire urwandiko. Uru rwandiko mwakiriye ni ukurubakura mu gihe cy'agahinda. Ndabwirwa ngo abantu mwari murushye, mwari muguwe nabi, mwariraga, mwatakambaga, nyamara nawo mwari mufite yo kubahoza, ariko ndabwiye ngo yabamenye abantu batarabamenya. Ifashe umwanzuro. Mushumba, Imana ifashe umwanzuro. Imana irambwira ngo mbwira abantu bose bakurikirana ubuntu bw'Imana TV yuko igaruwe n'icyo yabavuzeho. Ndabwirwa ngo uru rwandiko nabonye bahabwa ni urugomba kubinjiza mu cy'Imana yavuze. Uru rwandiko nabonye bahabwa ni urugomba kubarinda. Uru rwandiko nabonye bahabwa ni urugomba kubashyigikira. Uru rwandiko nabonye bahabwa ni urugomba kubitaho. Uru rwandiko mwaha umva wowe ubyiza aka kanya, Imana yongeye kukuremera mu bintu byose wakoraga byari byaranze, mu bintu byose wacagamo ntabwo zakundaga, ariko uru rwandiko ni uruguhesha ububasha bwo kongera guhagarara mu mugisha wawe. Uru rwandiko ni uruguhesha ububasha bwo kongera guhagarara mu cy'Imana yakuvuzeho. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Mukoze Imana, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze mukurikirane buno buhanuzi. Buri wese Imana imugenderere kandi Imana imugarutseho bundi bushya. Haleluya. Imana igarutseho mu bundi bushya mwene data. Imana iguha umugisha. Mushumba, ntaragenda Mwuka Wera yongeye kunyongorera, arambwira ngo mbwire umuntu wese uri mu gihugu cya Kenya asenge, ariko asengera iherezo ry'ubugingo bwe. Imana yambwiye ngo yongeye guca mu gihugu cya Kenya. Imana yambwiye ngo mbwire umukristo uri mu gihugu cya Kenya arushaho kuba maso, arushaho kubana n'Imana, arushaho kwikomeza ku Mana. Nabwiwe ngo uwikomeza ku Mana, ndabwira umuntu uri mu gihugu cya Kenya, nabwiye ngo Imana iraza kumurindira abandi bari kurira. Nabonye igihugu cya Kenya Uwiteka gicamo, mbona habayemo ibintu bikomeye cyane, ariko ndabwirwa ngo ku muntu wasenze ni icyitonderwa, agomba kurindwa, agomba kurindwa n'Imana. Ku muntu wasenze agakiranuka, Imana igomba kumurema mu gukiranuka kwe, ikamwimana mu bintu byose. Amen. Imana ibaha umugisha nuko Uwiteka yambwiye. Murakoze cyane.